uyu munsi turi mu minsi mikuru isoza umwaka, gusa biragoye nk'umuntu nk'abantu biragoye ko ibyo bipimo babyubahiriza. Ni nk'ikinya igufasha mu kanya gatoya, igufasha mu kanya gatoya, hakaba hari ibintu ureba, ibyo bintu bimara akanya gatoya, ntabwo ari ibintu biramba, ntabwo ari ibintu urakomeza kubamo. Hari akitonderwa tukwiriye gushyiramo, ntago ubikora nk'uko byagakwiriye utagasomyeho. Umwana wakundaga kunywa inzoga yarakiri umwana mutoya, atari kuvuga ngo nta n'imbaraga afite, ku munsi w'isabukuru yiwe yaje gushaka gukora nka bya bindi asanzwe akora, ariko yiyibagiza ko bita birangira arapfa ako kanya. Urumva rero niba inzoga zishobora kwica umuntu, umubiri wawe uri kuwangiza, ushobora guhura n'ibibazo. Bigusaba gukora byikubye nk'uko wajyaga ukora ibisanzwe. Yakirangije nawe ahita umwuka ushira. Nibe utamenye kuzitwararikaho, niba utamenye uburyo uri buzitwareho, ntago wazikoresha mu mubiri wawe ngo bizagende neza. Uba uri umuntu ushobora kuba wacunga ibintu ibyo ari byo byose, ukabasha kubishyira ku murongo, ukabasha gukora ikintu uburyo cyagakwiriye gukorwamo. Inzoga ni kidobya mu buryo bwo kumurikirwa. Ntago mbabujije inzoga. Inzoga baratubwira bati tujye tunywa ramba kandi ugire amahoro. Nanone ukurikiranye Lioness 250, Lioness Desa 50 cyangwa se Lioness 25. Ndongera ndagarutse kuri wa mwanya wacu, kuri wa mwanya twihaye kujya twibukiranya ku bikorwa byacu bya buri munsi, ibyo dukwiriye gukora, ibyo dukwiriye gukosora, n'ibyo dukwiriye kunonosora kugira ngo dukomeze gutwara neza ubuzima bwacu. Reka ngushimire rero wowe wamaze gukora subscribe, ngushimire wowe dukomeza kubana mu byo tugenda twibukiranyaho byose. Imana ikumpere umugisha utagabanije. Uyu munsi rero wakwibaza utinje kukwibutsa kuki. Uyu munsi turi mu minsi mikuru isoza umwaka. Hari ibintu abantu benshi baba bashaka kugira ngo bari kwinjoyinga mu buzima bwabo, cyane cyane bagakunda gusohoka. Ni byiza pe, ni byiza ko abantu bishimira iminsi mikuru, ariko hari icyo nje kukwibutsaho muri uko kwishima kwawe, uzajye ukibuka kugira ngo iyi minsi mikuru itazagusiga ahabi. Ikintu nje kukwibutsaho ni ibintu bitatu buriya ngo bikwiriye gutuma utasoma ku nzoga. Ntago mbabujije inzoga. Inzoga baratubwira bati tujye tunywe gake, nk'uko ubushakashatsi bugenda bubigaragaza. Bavuga ko hari inzoga ushobora kunywa ari nk'umuti, ariko zitarengeranije. Hari ibipimo bagenda batanga, gusa biragoye nk'umuntu nk'abantu biragoye ko ibyo bipimo babyubahiriza. Niyo mpamvu batubwira ibibi, twebwe tukikuriramo igikwiriye ukurikije nawe uko uba ubyumva, uko uba wumva umeze, nuko uba wumva umerewe mu gihe uri kuzinywa ndetse no mu gihe wamaze kuzinywa. Buriya ngo inzoga ni kidobya mu buryo bwo kumurikirwa bivugwa ni nko gufungura ijisho rya gatatu, cyangwa se ijisho ry'ubushishozi, ijisho cyangwa se imyumvire, kumva ibintu mu bundi buryo, n'imitekerereze yacu. Niryo jisho rya gatatu, gushyira ibintu mu nyurabwenge, niryo jisho rya gatatu. Inzoga rero ngo ni kidobya mu bijyanye nuko kumurikirwa, cyangwa se muri iyo mitekerereze, cyangwa se muri uko kureba uko ibintu ubundi bikwiriye kumera tutarebesheje iri jisho risanzwe. Buriya ngo inzoga yo ni nk'ikinya igufasha mu kanya gatoya, igufasha mu kanya gatoya, hakaba hari ibintu ureba umurikirwa. Bya bindi twavugaga ati ntago inzoga ni kidobya mu kumurikirwa, ikumurikira mu kanya gatoya, kandi ibyo ikumurikiye ntago biba ari byanyabyo, kubera ko akenshi ntago uba wabitekerejeho. Ubu bibona ukabona ko bishoboka, ariko ntago uba wabitekerejeho, ntago uba wafashe umwanya wo kugira ngo ibyo bintu koko urebe nibe ari ukuri. Inzoga ni ikinya. Kenshi abantu bajya kunywa inzoga hari nk'igihe baba bari kwiyibagiza ngo ibibazo, bari kwiyibagiza ibyababayeho, bafite agahinda, ariko cyangwa se banishimye,
bakagenda bakisengerera akantu akave cyangwa akavinyo kugira ngo babashe kumva bari mu yindi si, babashe kumva hari ukuntu ibitekerezo byabo bihindutse. Ariko ibyo bintu bimara akanya gatoya, ntabwo ari ibintu biramba, ntabwo ari ibintu urakomeza kubamo nk'uko wagakwiriye kubamo muri ibyo byishimo uri muzima, nta kindi cyakuvangiye mu ntekerezo zawe. Inzoga rero muri iyi minsi mikuru turi gusoza umwaka, ntabwo twagakwiriye kugira ngo itubere ikinya cy'akanya gatoya, hato utazishima uri kwishimisha ku muvinyo ariko nyuma yaho uzaba uri kwicuza. Ibyo ntabwo byagakwiriye. Nk'abantu tuzi ko ubuzima nyine bugomba gukomeza nyuma y'iminsi mikuru, hari akitonderwa tukwiriye gushyiramo kugira ngo tutazakomeza kubaho ubuzima butuzuye kandi bitari bikwiriye. Ikindi cya kabiri buriya ngo inzoga ni uburozi mu mwuka, mu mitekerereze no mu mubiri. Nk'uko twari tubibonye, inzoga mu bijyanye n'umwuka cyangwa se mu mitekerereze ntabwo ari wavuga ko ibyo utekereje ako kanya cyangwa ukoze ako kanya uba wabitekerejeho. Iyo ukoreshejwe n'inzoga, iyo ubikoze kubera wasomye ku kavinyo, ntago ubikora nk'uko byagakwiriye utagasomyeho. Noneho mu bijyanye n'umubiri ho, inzoga pe, umubiri buriya inzoga zirawica nabi. Mujya mubona akenshi abantu babaswe n'inzoga, aba bantu babaswe n'umusemburo ukabije, baragiye bakagira iminkanyari mu maso, ukabona umuntu yarashaje kandi wenda afite imyaka mikeya. Biriya ni ukubera ko inzoga ari uburozi ku mubiri w'umuntu. Inzoga ntago ari nziza kuzinywa ngo ziganze imikorere y'umubiri wawe, ni uburozi. Kuko twaranabibonye, kugira ngo umubiri ubashe gukura buriya burozi bwazanwe n'inzoga mu mubiri, biwusaba imbaraga nyinshi. Umwijima inzoga zirawangiza, kandi kugira ngo buriya burozi buvemo bigomba guca mu mwijima. Umwijima wawe niba uwangirije rero bikomotse ku nzoga, urumva ko umubiri wawe uba uri kuwica, ugenda uwica gake gake. Hari inkuru zigeze gucicikana mu bihe byashize by'umwana wakundaga kunywa inzoga, yarakiri umwana mutoya, atari kuvuga ngo nta n'imbaraga afite. We yari asanzwe afata izi nzoga za spiriti, bakunda kwita ngo ni nk'ibyuma ariko zikorerwa iriya. Yari asanzwe ayifata igicupa cyose akakigotomera akakimaramo. Noneho ku munsi w'isabukuru yiwe yaje gushaka gukora nka bya bindi asanzwe akora, ariko yiyibagiza ko hari izo yari yanyweye mbere. Yari yanyweye bisanzwe, noneho ashaka kongera gukora ibyo ngibyo kandi yanyweye izindi nzoga. Yafashe icyo gicupa arakigotomera, yakirangije nawe ahita umwuka ushira. Kubera iki? Baramujyanye kwa muganga, basanga umwijima we wari wumye, umwijima we wabuze amazi namba, kubera bwa burozi warwanaga nabwo bw'inzoga, arangije ahita yuma, umwijima bita birangira, arapfa ako kanya. Urumva rero niba inzoga zishobora kwica umuntu, ni ukuvuga ko ari uburozi bubi mu mubiri wacu. Ni ugufata umwanya, niba uri kwishima uri kunywa, byibuze ukavuga uti ese ni ukubera iki ndi kunywa. Wibuke ko nufata byinshi uba uri kwangiza umubiri wawe. Niyo ataba ari byinshi, ujye unywa uzirikana ko umubiri wawe uri kuwangiriza. Ushobora guhura n'ibibazo. Ikindi kandi ku mubiri wacu twakibuka ko buriya inzoga ziri mu bintu byorohereza ziriya ndwara zidakira. Iyi ndwara cyane cyane nka za diyabete, indwara nk'iz'imivuduko ndetse na kanseri. Buriya inzoga ziri mu bituma kanseri igira umuvuduko mwinshi mu mubiri w'umuntu, cyangwa se ziba isoko ya kanseri mu mubiri wacu. Ni ukuvuga ko rero inzoga nta keza kazo. Ibyo bintu bibiri byibuze tumaze kubona, ubitekerejeho nawe ukareba, wavuga uti
nibe wajyaga ugasomaho ukavuga ati nkwiriye kukareka cyangwa se nkwiriye no kukagabanya. Ikindi kintu cya gatatu, batubwira ko inzoga zihungabanya imikoreshereze y'imbaraga z'umubiri. Nk'uko twamaze kubibona, iyo wanyweye inzoga umubiri wawe cyane cyane nk'inyama zimwe na zimwe zo mu nda zishinzwe gufasha umubiri zirakora cyane kuko ziba ziri kurwana n'ibintu byinjiye mu mubiri. Buriya ngo umwijima kugira ngo ubashe gukura ziriya nzoga ziba zagiye mu mubiri bigusaba gukora byikubye nk'uko wajyaga ukora ibisanzwe. Numva ko inzoga atari ikintu. Inzoga zirushya umubiri wacu. Ikindi ngo nibe hari nk'abanywa inzoga ngo buriya ngo kunywa uri gusomeza, kunywa inzoga hari ibindi bintu urimo urya, uri kunaniza umubiri wawe, kubera ko batubwira ko byaba byiza iyo ubanje kurya, none wamara kurya ukabona gufata izo nzoga nyuma byibuze y'iminota 30 warangije kurya cyangwa se isaha, byaba byiza kurushaho. Buriya kurya ukaba uri gusomeza n'izo nzoga bikomeza kunaniza umubiri wawe, kandi buriya abantu banywa inzoga cyane usanga barya na bya bintu n'ubundi bikomeza kunaniza umubiri nk'inyama. Murazi ko ubundi inyama buriya kugira ngo zibashe gukorerwa igogora zikurwemo ibitunga umubiri, ubundi ibindi bisigare bisaba byibuze amasaha 28. Ngaho ibaze urimo kurya izo nyama zitinda mu mubiri gutyo ugashyiramo n'inzoga zigenda zikananiza umubiri, urumva ko umubiri wawe uba uri kuwurushya cyane, uba uri kuwunaniza bikabije. Inzoga rero nibe zibasha kunaniza imikoreshereze y'umubiri wacu ntago ari nziza, ntago ari ikintu cyo gushyigikirwa. Nubwo bavuga ko wenda inzoga ngo zihuza abantu, inzoga se ziraryoha mu gitaramo, ariko tujye twibuka ko bavuga ngo nanone inzoga ni imfura kandi ikanyobwa n'indi. Nibe utamenye kuzitwararikaho, niba utamenye uburyo uri buzitwareho, ntago wazikoresha mu mubiri wawe ngo bizagende neza. Ikindi kandi tutakwiriye kwibagirwaho nuko inzoga zongera nk'urugomo, cyane cyane nko muri iyi minsi nk'uko twatangiye tubivuga, hari ukuntu zongera urugomo ugasanga abantu nyine bari gukora ibyo batateganije. Hari n'ibibazo bikunda kubaho cyane cyane nko mu bana batoya, ugasanga nibe banyweye bagasinda niho bahereye batwara inda zitateganijwe, kubera yuko inzoga ziba ziri kubakoresha nta bwenge baba bafite, ugasanga bishoye mu ngeso mbi. Kandi nibe bishoye mu ngeso mbi nta nubwo bibuka bwa buryo bwo kwirinda. Rero dukwiriye kwirinda kugira ngo tutazakoreshwa ibibi kubera inzoga. Hari ubukangurambaga bugenda bubaho bubuza abantu, ariko mu gihe wanyweye inzoga bavandimwe biragoye kugira ngo witwararike. Kandi nanone iyo wabashije gucunga imikoreshereze n'iminywere y'izo nzoga, uba uri umuntu ushobora kuba wacunga ibintu ibyo ari byo byose, ukabasha kubishyira ku murongo, ukabasha gukora ikintu uburyo cyagakwiriye gukorwamo. Rero muri iyi minsi njye nicyo naza kukwibutsaho kugira ngo utirara cyane, hakagira ibyo uzasigara uri kwicuzamo, waba uri mutoya waba uri mukuru, hari ibyo ukwiriye kujya wibuka buri munsi. Nibe hari icyo wibutse rero nakubwira ngo usangize abandi, kandi ntibagirwe gukora subscribe niba utarayikora, ushyiremo comment, nawe ushobora kugira icyo utwibutsa twakwiriye kwibukiranyaho. Ikindi ukande no kuri like. Tuzasubira ubutaha rero. Ciao, bye.